amen. Mana ishimwe cyane. Ikambere byose baze senge. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana yo kubahwa, ibyiringiro bidakoze isoni, Mana idukunda. Mu izina rya Yesu ndagushimiye, gushimiye kurinda kwawe gukomeye kwabanye nanjye. Warandinze Uwiteka Imana mu bihe byatambutse, urandinda mu bikomeye, urandinda Uwiteka Imana, ugenda wongera iminsi yo kubaho. Izina ryawe nirishimwe. Aya masaha nifuje kugushimira imbere y'ubwoko bwawe, imbere y'abandeze amatwi Uwiteka Imana, imbere y'abantu bose bateze amatwi Hamina TV. Mwami Yesu, Mwana w'intama w'Imana, ndagushimiye, ndagushimiye, ndagushimiye. Ijambo ryawe ribivuga neza, riravuga ngo umuntu wese ukubahisha Mwami Imana, umuntu wese utambira ishimwe wabakubahisha. Nifuje kukubahisha rero muri aya masaha, nifuje kuvuga imirimo myiza ukoze. Mwami, izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze ngabo bana nanjye, girire neza bana nanjye Mwami. Wagura amagambo yawe nk'uko yagutse muri jye, Mwami, kugira imirimo myiza wagiye ukora. Urakoze kuko ugiye kubana nanjye, mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Witwa Kantarama Jose Ine, izina ry'umubyeyi yitwa mama wa Prince. Nshimye Imana muri aya masaha. Imana ingiriye neza, ikemera ko nongera kuvugira kuri Hamina TV. Imana ishimwe, ishimishije abantu barimo bumva, abantu barimo batega amatwi imirimo myiza Imana igenda ikorera abantu bayo. Imana ishimwe cyane, ndabashubuje. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibahe umugisha abantu baba baratekereje kugira ngo ivugabutumwa cyangwa se umurimo wo gushima imirimo myiza Imana yagiye ikora, tujye tubasha kuyivugira. Tugenda tubibwirwa kenshi, umuntu asenga Imana ikamusaba ikamubwira ngo uzamvugira mu bikomeye, uzagira igihe ushime, kandi uzashima. Amashimwe yawe azafasha benshi, amashimwe yawe azabuka n'abari hanze no mu bihugu byo hanze bazumva amashimwe. Twajya tubyumva tukumva ko ari inkuru, twajya tubyumva tukumva ko ari ibintu. Imana ishimwe, haleluya. Tukumva ko ari ibipindi, ariko Imana iha umugisha. Ni ukuri abantu b'Imana bajya bashobora gukora imirimo y'Imana kugira ngo natwe tubashe kuvugira Imana, haleluya. Shima Imana rero itarobanura ku butoni, shima Imana itarekuranga cyangwa se ngo irebe igihagararo, itareba umuntu avuka, ahubwo Imana ihamagara n'Imana. Imana ishimwe cyane. Nanjye yarampamagaye rero, impamagara ndi umuntu urushye, ndi umuntu ugowe, ndinda kwandagara, ndayishimiye. Imana ishimwe, haleluya. Yangiriye neza. Nifuje kubwira abantu b'ababyeyi, rimwe na rimwe usanga ababyeyi bahura n'ibibazo bitandukanye. Iyo nigiyemo neza nkisuzuma, nsanga nanjye ntaza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo mbe muri we, nari kwandagara, nari guta agaciro hariya hanze. Ariko Yesu yamfashe mu gihe cyiza, mu gihe nari indushye, byarashobokaga ko nari kwandagara, ariko aramfata amugirira neza. Ndamushimiye. Iryo shimwe rero niryo nifuje kubabwira. Nabyaye umwana, mubyara mbana n'ababyeyi, ababyeyi baza gupfa, ariko mbana na Yesu. Yesu aramfata muri icyo gihe. Ababyeyi banjye bamaze gutaha, nakiriye Yesu. Yesu ambera umubyeyi, ambera igisubizo, andinda kwandagara muri iki Kigali nibamo, anyishyurira amazu. Umwana wanjye ariga primaire, segonderi n'andi mashuri. Imana izagirira nayo, ndabizi neza ko nayo azayiga. Ni amasezerano y'Imana, tuba tuyarimo. Iba yaravuganye natwe, kandi ivugana natwe nitabasha kubeshya, kuko aho igereje ikora bayibishimiye, kuko imirimo myiza ikora yakoze iragaragara, iravuga rwose, iragaragara. Kuko jyewe
umukozi w'Imana najya mukarambira ati mbonye Satani aguteje uburwayi bwo mu nda kandi mbonye gukira ari kwive gusenga ari mu masengesho. Ntibyatinze rero naje kurwara mu nda, ndwara bikomeye cyane. Igihe kimwe nasomye inkuru z'umudamu wari urwaye imugongo, arwaye yarivuje yaragize gute ngo birananirana, ariko akoze kuri Yesu. Yesu ashimwe. Iryo jambo ndaryizera, senga Imana, ndayibwira nti Imana yakijije wa mugore jyewe ntiyangiza, ntirikasenge cyane ko nari narabwiriwe neza nuko gusenga ariko kuzankiza. Icyo gihe kimwe rero ndi mu bitaro niteguye kubagwa, barambwiye ko bazambaga bakankuramo inyama mu nda. Senga Imana, mbwira Imana ngo ko wabwiye ko nzakirira mu masengesho nibambaga bakankuramo inyama, nzavuga ngo warangishije kandi baranguyemo inyama mu nda. Numvijwe mu mutima ndimbwira ngo sinemereye kubagwa, mbwira muganga ngo mpindire randevu ngende nzagaruka mfite umurwaza nari nagiye nta murwaza njyanye. Nuko Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana yagize neza, yakoze imirimo ikomeye. Nenda kubabwiraho gakeya, nzi ko nzaza nkavuga ibirambuye, nkavuga ibitangaza, nkavuga imirimo Yesu yakoze, kuko ni amasezerano ndabizi neza. Amen. Icyo gihe rero naratashye ndaza, korali naririmbagamo ya mu gitondo, icyo gihe ari mu masengesho arimo basengera, nje bambonye baravuga bati Imana ishimwe, Imana yarakurinze wagarutse amahoro. Nibabwira uko byagenze, nuko dusenga Imana, dusengana n'Imana. Imana irabizi, Imana irabizi, igirira neza. Nabazwe kimwe ndyamye njya mu nzozi, mbona inzozi, ndota inzozi, mbona umuntu wambaye byera arimo ambwira ngo akira ibinini unywe umubashe gukira uburwayi bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nuko ndamubwira ngo se kubera ko mpaye ibinini ko numvaga ibyiza ko wambaga ko mbabara cyane none, ariko arambwira ati icyo wifuza si uko wakira. Ndamubwira nti nari mbabaye nifuzaga gukira. Ndamubwira nti nifuza gukira. Amen. Arambwira ngo rero mu ibi binini ikizima ni ukukira, tukubaze wakira, ariko ibyiza ni uko wanywa ibinini. Ibyo binini narabinyoye, maze kubinywa, maze kubyakira. Haleluya. Maze kubyakira ibinini, ndakanguka ntekereza ibintu nari ndimo, usanga ni inzozi, ariko nkangutse numva singifite umubabaro nari mfite. Ndasenga mbwira Imana ngo ese urangije, mbese izi nzozi zivuze iki? Ndasenga cyane ko nari numvise ari inzozi, ariko nza gusanga nari ngunganira n'Imana mu nzozi, nsanga Imana yanyijije. Kwezi rero kwarashize, gushize nongera kurwara, kuko nasabye Imana ndabwira ngo niba ari wowe unyijije kubw'ibi binini nyoye, niba ari wowe unyijije, akaba ari wowe, uku kwezi unyemerere nk'ikimenyetso. Ukwezi kwarashize rero nongeye kurwara, sinongera kubabara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Sinongera kubabara. Mu gihe namaraga icyumweru, bibiri mbabara cyane, ndetse igihe kimwe nagiye kwa muganga bamatransferi mu Masaka, bantera amaraso, banyongerera amaraso, barambwira bati ujye ushakisha ukuntu urya imboga, urya imbuto, ariko mu by'ukuri isoko ntabiryaga, ariko nta bwari uburwayi bwabitera. Yesu ashimwe cyane. Cyane uburwayi rero Yesu agikoraho. Ntabwo nabashaga kuryama n'ubitsinda, ntabwo nabashaga kwicara mpimya amavi yakoranaga no narababara, ariko Yesu yarangije. Shima Imana yakoze ibyo. Amen. Ibyo byose rero si ikindi nuko twubaha Imana, nuko tuyikorera, nuko hari ibyaha byinshi yadukuyemo natwe tukemera kubireka.
njya mbwira ababyeyi ngo bareke ibyaha basange Yesu, kuko Yesu arakiza, Yesu aragabura, Yesu arambika, Yesu yishyurira abana amashuri. Umugabo wo kubihamya yanyishyuriye umwana amashuri, umwana wanjye ariga, yaratwambitse, yatuririye amazu, tuba muri Kigali, atwishyurira inzu, aturemera ubuhamya, ndetse ubuhamya bufatika. Ndashima Imana yabanye nanjye muri icyo gihe cyose, ndashima Imana ishimwe cyane. Haleluya. Numva ari byinshi navugiye imbere y'Imana kubw'imirimo n'ibitangaza yagiye ikora ibana nanjye, ingirira neza. Haleluya. Numva ari byinshi navuga, ariko nzi neza ko hari igihe nzavuga byinshi nkavuga ibirambuye, kuko hari ibyo Uwiteka ategereje kunkorera, ntegereje azankorera, nkavuga gukomera kw'Imana. Ariko narangizaga mbwira abarushye, babwiye hanze, babwiye mu isi, babwiye mu byaha ko bakwemerera Yesu, bakamwemerera. Nababwiye ko agiye kumwemereye Yesu, umubyeyi wanjye amaze gupfa, mu bifatika nta mama, nta cyishingikirizaho. Yesu afashe rero kumwishingikirizaho, aramufata agirira neza. Ndamushimira, Imana ishimwe cyane. Ndamushimira ibyo yakoze, ndamushimira ibyo azakora, ndamushimira ubuhamya bwiza yandemeye. Ndabona benshi batabufite, ndabona benshi bataye agaciro, ugasanga umuntu ntanyuzwe, ugasanga umuntu ari mu byariya hanze, ugasanga arapfapfana. Umubyeyi we nabwiye kurushye, yarabyaye umwana wa gatatu, nta mugabo afite. Ndamubwira ntiwarekeye aho ukareka ibyaha ugasanga Yesu. Arambwira ngo genda sha, nareka umugabo se abana banjye bakaboga. Ndamubwira ngo hari umugabo yitwa Yesu, hari umugabo ugabura, hari umugabo wambika, hari umugabo utanga agaciro. Reka kwitesha agaciro, emerera Yesu. Arambwira ngo ntabwo abana banjye babona ibyo bari. Hari abantu hanze bazi ko Yesu atagabura, bazi ko Yesu atambika. Nashakaga kukubwira ngo Yesu abifite byose mu kuboko. Umwemereye gusa ugahindukira, umwemereye gusa ukagarukira ugeze. Haleluya. Yakugirira neza, yakwambika, yakugaburira, yakubeshaho, yaguteza intambwe. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Mbere y'uko nsoza, reka mbasomere rino jambo riri hano mu Byahishuwe 22 ibice umurongo wa 12. Aravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana ishimwe cyane. Wowe wakoze iki? Wakoze byiza, Imana izakugororera. Ariko nawe uri gukora ibibi, sifuza ko wazabona ingororano z'ibibi, ahubwo nifuza ko wagarukira ugeze nawe ukazabona ingororano nziza, ukava mu byaha, ukakira Yesu, ukakira Yesu umwami n'umukiza, kakubera papa, kakubera mama, kakubera igisubizo, kuko ni byose ngo ufite. Turi abagabo bo kubihamya rero. Garukira ugeze, wemerere umwami wawe akubere umugabo. Urakoze. Reka dusenge Imana. Sengere wowe wemeye kumwakira, sengere wowe wemeye guhindukira, sengere wowe wemeye kwita ibyaha, kari ku busambanyi, kari ku businzi. Yesu ashimwe. Nawe reka gusengere uyu mugoroba, uyu masaha. Nawe Imana yakugirira neza. Mana Data wa twese, ndagushimiye. Nari ndimo nshimira imirimo myiza wakoze, wagize neza. Mvuze umuntu, ariko wowe wagurira amagambo yanjye mu bantu bawe. Ababyeyi babyumvise, abagabo baruhiye hanze, abasore n'abakobwa, bantu baruhiye mu byaha bitandukanye hariya hanze, wagaruza ineza yawe, wagaruza ukuboko kwawe gukomeye. Witeka Imana, ni ukuri nanjye ndabasengera cyane kugira ngo ukuboko kwawe gukomeye kwahanyuzanye mu nzu yawe kukaba bose, ko kuboko mwami ni ugukuruza abantu bawe barushye, ni ugufatisha abantu bawe barushye,
ubagaruzi neza yawe ubahagakiza natwe tuzakomeza kugushima tuzakomeza kuvuga ineza yawe twebwe abantu bawe bazagenda bakwakira urakoze kukugira neza urakoze kumva gusenga urakoze kuko mwami bwambere gukora cyane ibyo twebwe dusaba ukuze ibikwiriye abantu bawe urakoze tugushimira ibyatambutse kandi tukuragije n'ibiri imbere byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.